gusambirwa reka tugutambire ukwiye gusambirwa reka tukubyinire reka tukubyinire ukwiye kubyinirwa reka tukubyinire ukwiye gusambirwa
Yesu we uzikurinda Yesu we uzikurinda mana we uzikurinda mana we uzikurinda Shiramanga mubwira Shiramanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima aruhuka umutima mubwire gutinya mubwire gutinya umwami ni mwiza umwami ari hanazayere aruhuka umutima umutima mubwira Shiramanga Shiramanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwire gutinya umwami ni mwiza pe Musomere
ziwe murinde misemburo murinde ya misemburo yikigihe ari reka kumemo ijwi ry'umwami by'ukuri aruhuka umutima aruhuka umutima ubwira urukundo rw'umwami uko rukwiriye ubwira urukundo rw'umwami uko rukwiriye watumye apfira umunyabyaha nanjye nawe watumye apfira umunyabyaha nanjye nawe hari reka kumvemo cy'umwami by'ukuri aruhuka umutima aruhuka umutima uruhuka umutima iki gitondo uruhuka umutima uruhuka umutima imvura y'umugisha iri ku buzima bwawe ruhuka uruhuka umutima uruhuke uruhuke ruhuka umutima hari kumwe nawe amajya n'amaza ruhuka umutima yantumye gushiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cibo civu n'amavuta. Mwakoze pe byiza cyane, mwakoze pe, mwakoze ababahaye amashyi, mwakoze pe, mwakoze pe. Murabizi ko yari gahunda ya buri kwezi. Joshua, ni gahunda ya buri ninde ugiye kudusomera? Yesaya 64 yego murongo wa 7 n'uwa 8. Ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu. Nimwicare vuba hanyuma mwumva ayo magambo. Ariko noneho Uwiteka ndabyumva uri data wa twese. Ninde mubyeyi hano w'umugabo nimurambura ibiganza? Uko abana bawe bakuzi ko bashoborera byose, cyane cyane abakiri bato, abatarangana n'abanjye. Abanjye batangiye kumenya ko hari ibyananira kuko nabo hari ibi. Ariko ukiri muto, umwana wawe papa we azi kuri nyiri byose, ushoboye byose. Urabyibuka ukiri akana gato umwana yagukomagaho uti nzabwira papa wanjye asekure so. Niko wabaga wibaza ko afite imbaraga ziruta iz'abandi bose. Think of that. Tekereza niba ariko umutima wawe ushobora gutekereza Imana. Ariko noneho uri data wa twese. Komeza. Turi ibumba nawe uri umubumbyi. Twebwe turi ibumba nawe uri umubumbyi. Tekereza ibumba maze utekereze n'umubumbyi. Icyo yabumba gifiteho uburenganzira 100%. Nguko kw'Imana yigaragaza umukozi wayo yahishuriwe akamenya icyo turi cyo kuri yo. We have a reason to worship. We have a reason to praise. Impamvu yo kuramya no guhimbaza Imana irahari.
kuko iyo mana igufiteho uburenganzira bwose. Yepfo akavuga ati twese turi umurimo w'intoki zawe. komeza wigendere. 8. Uwiteka wirakara cyane bikabije, we guhora wibuka gukiranuka kwacu iteka ryose. Turakwinginze witegereze, twese turi abantu bawe. Iyo miramirize tuvuga nizirikana who God is. Uwimana iriyo, ikimana ikora. Ntabwo imana ari ikintu kimeze nk'abaringa. Ni imana iriho, ni imana ivuga, ni imana ikora, ni imana ikosora, ni imana yungura ubwenge, ni imana itanga ubwenge, ni imana ikora kandi ikora byiza. Ariko nibi birabyanga, cyokora ngo itinda kurakara. Kuko itinda kurakara, ni wumva bitagenda ntukibwe ngo ntiyakoze. Ahari hari ahantu gushaka. Yahoza bivuga Manuel aha ngo wenda mu mutima uraremerewe, wenda ikibazo wahuye nacyo we don't know, ariko Imana irakizi. Kukigumana rero no kukihererana hari Uwiteka Imana. Umuntu umwe yaranditse aravuga ngo buri gihe cyose niyo byabaye mu makuba ujye ugenda upraising Imana. Praise harya uhimbaza Imana nubwo waba uri mu makuba, utitaye ku makuba, ariko ugenda unezerewe Imana, wivugira Imana, urigiye usingamo Imana. Imana ishobora kugukorera icyo utigeze unavuga, ahubwo icyo wasuzuguye ugahitamo gukora ibyo Imana ishaka. Imana ibikora itiriwe upfukamiriza n'imyaka n'amagana ngaye, kuko wakigaye kwizera kwawe kwerekeza ishobora byose, wahisemo kwiramya no kuzamura icyubahiro cyayo. Iyo wabikoze uba wakonectinze n'Imana, Imana irakora. Kandi iyo nta ruswa irya ntabwo ari nkanjye, nubwo nanjye ntayirya, ariko ntabwo narobanurira ku buto, si wakabura akumuntu kabamo, ariko Imana si nkanjye. Iurino twese turi intoki z'amaboko yawe. You can decide what to be. Wowe niba uri ikibindi kidakwiye kumeneka, ufite ukwahitamo. Niba uri ikibindi gipfuye ubusa, ariko iyakuremye ikuzimu umumaro. Haleluya. Nimunyumve neza baramye, iyakuremye ikuzimu umumaro. Nuwuye inshingano n'imwe isumba izindi, kuzamura icyubahiro cyayo, guhagarara imbere yayo ukarikogonayizinga ibyo ikora byose. Ibindi ni inyongera, nshaka gukora byinshi, ariko ngicyo umumaro. Kuko iyi Mana tuvuga ngo ishobora kugukura mu makuba, ikagukura mu biza nk'ibyo, ikakujyana mu munezero kandi mu mahoro y'iteka. Irabikora. Niyo mpamvu tuyiramya rero. Ngiye kubasomera umurongo umwe Petero yandikiye itorero, igice cya 5 wa mbere, igice cya 5 umurongo wa 10 w'usomere. Wahageze? Haleluya. Dufite impamvu yo kuramya Imana. Nicyo gituma tudakwiye kuvuga ngo no, tubiho umunsi, tubihe igihe, tubize. Kuramya ntibisobanuye kuririmba, ni step yindi ya ndani yinjira cyane kugera aho uvuga ngo ndi imbere y'Imana, ndi imbere y'Imana. Uri imbere yanjye ndakubona nawe ukambona, kuko rero kubona ijisho ryayo ryibonera abasabati. Soma hawumve uwo murongo. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa mbere. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'i, oya ntabwo ariko ndayahuguza 10 umurongo ni wa 10. Umurongo wa 10. Kandi Imana igira ubuntu bwose, kandi Imana igira ubuntu bwose, Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho muri Kristo. Think of that. Imana igira ubuntu bwose
wowe nanjye niyo yaduhamagaye, iduhamagarira inshingano yo kwambara ubwiza bwa muri Kristo Yesu. Kuramya rero ntabwo ugenda nk'uko wakabaye, ntabwo ari itorero yayandi ajya tubyinira mu ntuza mu bukwe n'ahandi. Ni ukwinjira ahantu winjiranye na Yesu. Haleluya. Kuko ngo niwe waduciriye inzira yo kwinjira ahera. Iyo declaration niwe wabikoze, nawe urabyivugira urabyumva. Iyo ugiye ahera usute uvugute ubahute ngo atwinjiza n'ubwiza bwe, ubwiza bw'Imana, his holiness. No kuvuga ngo kwinjira ahangaha ntabwo ari ugupfa kuhaza. Kwinjira mu kuramya Imana ntabwo ari ugupfa kubivuga, ndetse no kwinjira mu itorero ntimubigira umuhango, ahubwo uvuga ngo nzamwe no kuzamura icyubahiro cy'Imana. Kandi ninde ukizamura? Umva ayo magambo yasubiremo. Kandi Imana igira ubuntu bwose, igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo. Yarabahamagaye, that is the calling. Kandi ntabwo ari uguhamagarira ibintu uko bisanzwe, ihamagarira impamvu zo kubagira beza. Haleluya. Ubwiza bwose, hanyuma ubwiza bwayo buhoraho muri Kristo Yesu izabatunganya rwose. Umva rero icyiza kirimo iyo, haleluya, iyo izakumara agahinda, izakumara umubabaro, izakuruhura mu mutima, izakwambika nubwo bwizira butegeka, izabukwambika ngo izabagira itema, izabatunganya rwose. haleluya, ubwayo ibakomeze. mwahaye iyo Mana amashyi. Izabatunganya, utenteburitse, urushye, utazi uko ejo bizaba bimeze, uwo byanze uyu munsi utari isezerano iryo ni iryo avuze. Izabatunganya rwose kandi izabakomeza. Our God is a comforter. Arahumuriza akanakomeza, ararengera agatabara, nta na kimwe atagukorera. Niyo mpamvu rero yo kuramya Imana utavuga ngo hari ababishinzwe hari abatabishinzwe. Ni umurimo, ni umuhamagaro wacu, kandi kuyiramya ni ukwinjira mu bwiza bwayo. Injira mu bwiza bwayo, aho ijisho ryayo rishobora kukubona, aho ijwi ryawe rishobora kumvikana kuri yo, ni hariri. Umwana ibyo yavuze kare ngo nababwiye uko kera byari biteye. Habaga hari isanduka yuzuyemo amahame n'amategeko y'Imana n'ibyayo, hakaba abamarayika babiri bari hariya, hatashobora kugira abantu bajyayo. Nubwo hari abandi bantu barikoraga imirimo nk'iyo dukora, ariko hari hafungiranye. Umwami uyu bavuye gusoma icyanditswe, Yesu Kristo kubw'umugambi w'Imana wo kwihindurira abayo ngo tuba abana, nk'uko ibi iyo ubisomye ukumva ko Dawudi yavuze ari papa, Isaya ari papa, kandi ari we utubumbabumba uko ashaka dusa, nuko ashaka tumera, nuko ashaka tubaho. Ntabwo ikibindi niba uri umubumbyi, simbizi mwe niba mubizi, ariko uzabaza ababikora. Akigena uko ashaka, akinoza uko ashaka, ntabwo akibumba ngo ari cyaho, ashyira n'akandi kantu ko gusiga kugira ngo kize kunoga, nta bishakwe biriho, ariko bikaba imirimo y'amaboko y'intoki z'uwo muntu. He can decide for that. None si Imana niba natwe ari yitubumba mu bikatugira uko turi, nicyo gituma n'uwo mwavukanye impanga uzareba azukwe nawe ukaza ukwawe. Imana igena umuntu wese ku giti ukwe, kandi ibona ari byiza biyishimishije. No mu buryo rero bw'agakiza iraduhamagara twese, ariko wasanga bitabari bake, ariko nta n'umwe Yesu Kristo yasize inyuma adacunguye ku isi. Yacunguye abantu bose bari ku isi. Ubu ngubu iyo tuvuga agakiza ntabwo ari izina,
nicyo umurimo mwiza Yesu Kristo yakoze. Iyo wawakira ukakubamo, amateka yawe arahinduka. Haleluya. Iyo yahindutse rero ukaba mwene Mana, ukagendera mu migambi ya so, ukagendera mu bitekerezo bya so, ugatungwa na so, kandi so uye wo mu ijuru, binyuranye n'iby'isi tubona. Aha rero kubera iyo mpamvu nta kindi kigusabwa no kuramya Imana no kuyihimbaza. Nta kindi wayikorera. Baravuga ngo a sacrifice of praise, igitambo ngira ngo cyavuzwe na igitambo cyo guhimbaza Imana, ngo ni imbuto zituruka ku minwa yacu, ni fruitfulness iva mu minwa yacu, kuko niyo yakaguhaye igushyiramo n'uwo mutima. Ariko bisaba kubisobanukirwa mwene data, bisaba kubyumva neza. Kubera ko ntashaka gutinda, ngiye kubasaba kunsomera ariya magambo bavuze, the mission of Jesus, umurimo wa Yesu. Hari ahantu hakomeye cyane ngo umwuka w'Uwiteka yaje kuri njye. 61 cyangwa ujye kuri Luka 4 ngira ngo umurongo wa 19, is it 18-19. Ujye kumva iyo umwuka yakujeho, wumva mission ye. By the way, hari ikintu tutamenya, mission ya Yesu yamuzanye niyo yadusigiye. Ababyumva ni bande se? Mission yahawe ava mu ijuru, iyo niyo yafasha aradusigira aza cyane. Niba bitakurimo urajya uza ni nk'umwana utatsinze mu ishuri, sijya gusibira, kuko byanze bikunze ukwiye gusibira ariko icyerezo ugatsinda. Basigaye nanone barabigaruye, gusibira nibura ugatsinda. Niba utaramenya ko iriya missionary yawe, umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, akubeho, nunagisoma ujye ucyumva ko nawe akuriho. Jesus is no longer in physically here. Nimubizi se? Yagiye ngo ari iburyo bwa data, atuma umwuka we, umwuka ukuriho ngo gukoreshe nk'ibyo yakoraga. Niko yavuze. Ndabizi neza ni munyizera mukizera ibyo mbabwira, ati muzakora imirimo nk'iyo nakoze, ndetse niyo ntakoze muzayikora. Yabivuze, ayohereje uwo mwuka akaza kuri wowe. You can do all, bitanyuranye n'ubushake bwe. Agukoresha, ni ugukoresha, aguhindura kuba umwana, ukita Imana papa, idashobora kurakarira amakosa yawe ngo ikuzinukwe, igitegereza ko ejo uzaba umwana mwiza. Niko Imana ibigenza, nawe niko ubigenza mu rugo iwawe. Ntabwo umwana aracumura ngo umwirukane umwice, utegereje ikizamubaho. Ducumura iteka kenshi ariko ntabwo ituvaho. Why? Kuko iraba iracyakora akazi kayo. Data arakora, nanjye ndakora. Mission ni ebyiri. Iya data arakora kuko nubundi dutegereje kuzaza imbere ye, nanjye ndakora kugira ngo mbakire inzira. Hallelujah. That was Jesus. Kuko ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, nta uzajya kwa data jewe ntamujyanye. So arabango ndakora, arakora, nanjye ngakora. Hallelujah. Turabana. Ayo ushaka kudecidinga kubikirana. Burya kirara kiretse kigarutse, naho ubundi iyo kigende kigarutse wagihadubure, kuko ubuvuga ngo kirazutse. Ariko kikijyanye ukomeza utegereje ngo kwe Imana itegereje, ariko urwo rukundo rwayo murabumva. Umva rero, kuramya Imana ni ikintu kigukwiriye, atari birenze kuririmba. Kuko kuririmba ni kimwe, iranabikunda, nayo majwi ni meza, atuma abantu babyumva neza, ariko kumva uyivugira nicyo gituma nsaba ko tuzajya tubona indirimbo. Kuko we need to be inspired.
amajwi gusa ntabwo aba aduhagije, ariko rya jambo nawe wibwirira Imana atari uko abandi babikuvugiye, hari icyo bikumariye mu bugingo. Haleluya, haleluya. Umwuka w'Uwiteka ari kuri njye kugira ngo bigende biti, ariko buri muntu yafashe umwe murongo undi we murongo ko ari myinshi. Ndashaka iriya 10 usoma kamwe undi asoma kandi 61 Isaya, nawe ufata umurongo ukurikira, n'undi afata undi murongo, ariko tugenda gake kuko muri iyi minota karaba karangiye, hasigaye 10. Some Isaya 61 kubera ku murongo wa mbere. Yego. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo ngirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Stop there. Si uwo murongo gusa. Hayifate nundi kuko ngiye kuvuga akantu gato. Urumva navuga ngo iyi niyo first mission Yesu yakoze. Urumva ra niko mbere yo gukora igitangaza kiraba, yinjiye muri hekaru, baramureba, baramukunda, baramwubaha, Imana yamusize favor, arinjira, agiye bamwicaza nkaho umurego yicaye imbere, arangije barareba bati niho ukwiye kuvuga ijambo ry'uyu munsi, umbe by'Imana ikora. Arangije Yesu bamuha umuzingo w'igitabo, asoma hariya hantu, aprodectinga ibizaba mu gihe cye cyangwa n'icyamuzanye, arahanura. Umwuka w'Uwiteka ndiho, kandi yarazi ibibazo afite muri community, kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Abagwaneza iza Bibiliya zindi zivuga abakene, siko muzijya muzumva. Igiswahili rivuga ngo iki? Abanyarwanda bavuga abagwaneza, ariko igiswahili rivuga iki? Oya, uwo murongo bawusoma ngo iki mu giswahili? Wa mbere aho, kuko icyongereza ivuga preach good news to the poor. Amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Urumva nawe uwo w'umuswahili avuze nk'umunyarwanda, abagwaneza. Abagwaneza kumva inkuru nziza, abagwaneza kumva inkuru nziza. That was Jesus calling. Buriya niyo nshingano twahawe. Uwa kabiri se, Tangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, wafariji wote waliao. Amen. Amen. Uwa kabiri uravuga amagambo akomeye cyane, ngo kandi yantumye. Umva, kandi yantumye, uze kubibara neza ibyo yagiye avuga. Yantumye, kandi yantumye bwa kabiri kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Humura, Imana yawe n'uyu munsi ni mission ya Yesu, and is still at work. Aracyari ku kazi. Data arakora, nanjye ndakora. Uwo ni Yesu wabyivugiye. Kandi ngo icyaza muzanye ni uguhoza abo bababaye no kubatangariza ko Imana ifite igihano kuri abo. None se umuriro nturiho? Gehinomu ipo urahari. Umurongo wa gatatu ninde? Ayiwe, kubaho iki mu cyimbo cyiwe?
icyubahiro. Haleluya. Yantumye ngo Abanyarwanda barabizi, iyo abantu kera bapfaga hagombaga kubaho cyane cyane umuntu mu muryango, hakabaho ikintu bita kwirabura. Kwirabura ni ukuvuga ngo umuntu ntiyongera gukaraba, ntihajya imesaga, ntibajya, baragumaga kugeza igihe bazaza ko ibyo umunsi mwita kurangiza ikiriyo. Noneho bakaza kubategura bagakorwa neza bakabona guseruka. Ariko mva umurimo yakoze, icyamuzanye gukora, yazanywe no guhindura, haleluya, amateka y'abo bantu mu myifatire yabo. One, kubabazwa n'ikiguteye agahinda kikagutera gusa uko wasaga, yaguhinduriye umwambaro. Agisubiremo bumve, umwenda. Itegeko rikabaho, ibintu bigahinduka. Abantu bariraga ngo abahe ikamba ry'ubwami mu cyimbo cy'ivu, amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. That is the mission ya Yesu. Na bugingo n'ubu ntabwo irahinduka, ariko ashaka ko ibyo tubikora. Ashaka ko tuba nk'uko yariho, agenda n'uko yavuze. Ngiye kwa data, nimunyemerere ngende. Ngira ngo bari banzi, babona bicika. Mugende, kuko nintagenda ntacyo mwunguka, ariko ningenda ndohereza umufasha uza kubana namwe iteka ryose, abahindurire amateka. Azabana namwe, azabayobora, azanabibutsa kandi azakorana namwe. Guhinduka no guhindurirwa amateka nta wundi nyirabyo. Nta wundi ushobora gutuma umutima wawe wihebye wongera ukaba muzima, ugasingira iby'isezerano ry'Imana yaguhaye. Umunezero Petero yavugaga witeka no guhindura no kuba beza, tukaba uko yavuze ngo turi muri Kristo Yesu. Ibyo by'umugambi Imana ifite kuri Yesu byose bikadusohoreraho. Umuntu umwe yaravuze ngo buriya uko bigenda ngo Imana iyiturebye ikakureba uko, ariko ijisho ryayo kuko riza kubakiranutse ni babandi bafite Yesu, ngo ikurebye kubonamo Yesu, ibyawe byose bigasubizwa. Abe na kamen. Iyo kubonyemo Yesu, wa wundi wakiriye, kuko nicyo gituma butumwa ngo nicyo uzasaba cyose mu izina rye, you call him when he is in you. Umuhamagari yakurimo. Iyo ari kure yawe, nta zisho ry'Imana rikuzaho. Ariko icyo wasaba Imana cyose, Yesu Imana yamushyize kuba muri wowe. Ngo nituba muri we tuhinduka abana b'Imana, kandi Imana izatubonana ijisho ry'imbabazi, kuko icyo yatwishyuzaga Yesu yarangije kugikora. Icyo Imana yatugayagaho Yesu yarangije kugikiza. Icyo rero ishaka, icyo cyizere Imana yamugiriye ni ukubona Yesu muri wowe, kuko niwe nzira y'umunezero wawe, niwe nzira y'ubutunzi bwawe, niwe nzira y'ubugwaneza bwawe, kandi niwe ukurangiriza byose. Mu nshingano ze nicyo yaze ngo abarushye n'abaremerewe bamusange abaruhuri. Mu itorero agahinda n'imibabaro, kandi nta kizabibuza kuza, ariko kuyoberwa inzira yo kubikira, iryo ni wore wako. Nta kaga kabuzibonera ryawe cyane, kuko inzira yo kubikiza ni ukugendana na Yesu. Ntabwo bigoye, ni ukubyizera gusa. Ntabwo bigoye, ni ukumenya ko aruta byose ibyo wibwira, ibyo wizera, ibyo wakoresha amaso cyangwa ibyo wifuza. Arabiruta, niwe wa mbere mu bugingo bwawe, ibindi byose bigakurikira, kuko niwe nzira y'umugisha ukeneye. Nongera mvuge ngo niwe nzira y'umugisha ukeneye, kandi niwe uwutanga, kandi nta kimunanira, kuko we na data ari umwe. Nicyo gituma ijambo rye ryavuze aho arivugiye ryemerwa n'Imana.
ngo yicaye iburyo bwa data atuvugira atunira kandi none hakora ibikabije. He's our advocate, ni umuburanyi utuburanira igihe satani yatureze. Satani ntazareka kukurega nubwo uzakora ibyiza bingana bite, satani ntazabura kukurega, ariko dufite Yesu tuburanira, uhakanye imigambi y'umubisha akadutwara mu nzira nyayo. Soma noneho ukomeze ntabwo nongeye kujya kuri aho hanyuma dusoze kuko muze kugisoma iki cyanditswe, kandi kose mugasome ukigeho maze wigereranye urukundo rw'Imana igufitiye. Wigereranye, komeza. Isaya 61 hahandi komeza umurongo wa 4. Nuko bazubaka ahasenyutse ba bandi batewe n'Uwiteka. Haleluya. Babaye ibiti byatewe n'Uwiteka byuhirirwa. Bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Worshippers, when we say worshippers ntabwo tuvuga yatimira, turavuga itorero mwese. Umvi ibyo ni isezerano ry'Imana ivuga. Numara kujya muri ya position, umva inshingano. Ibyapfuye bizazuka, ibyasenyutse bizubakwa, nkuko duhora turaza revival zaza zite until we understand ko ari twe iturukamo. Na kimwe Imana isezeranye itakora. Gera hepfo tangira kuwa 7 noneho simbuka. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu umva this muzagererwa kabiri. umva this mwara kwabo bazishimira umugabane wabo. umva this nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. uwo ni wakangahe? wageze no kwa 8. kuko yewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, yewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, nanga kwambura no gukiranirwa sibye, kandi nzabitura ibikwiriye iby'ukuri. Nzasezerana nabo isezerano rihoraho. umva isezerano azasezerana isezerano rihoraho. ugeze kwa kangahe? ndashaka urangiza wa 9. urubyaro rwabo ruzamenyekana. Ntabwo ari ibigarukira kuri mwe nimutangira gukora ibyo iby'Imana bashakaho. Birakomeza continuously, birakomeza. Icyo Imana yasezeranije keretse wowe ubyivanyemo, ariko yo niko ibigukeneyemo. ngo bazagira bati urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga. Haleluya, haleluya. N'abana babo bazamenywa mu moko. Haleluya. N'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Oh, haleluya, haleluya. Urumva ngirye isezerano kubibuka ko Yesu yinjiye agahabwa inshingano akazikora, izo nizaguhaye. Haleluya. Kandi noneho isezerano ry'abazigiyemo ntabwo bibagarukiraho n'urubyaro rwabo, ariko niko Imana ivuze mu ijambo ryayo. Icyo nibaza ni kimwe, niko tubyakiriye. aha hantu urumva ubukomere bwaho, uko Imana ibivuga kandi itabeshya, ari Imana data wa twese, itajya inarakara ngo ibitindane. Niyo tugarutse ko yongera ikadusubiza muri position zacu, uko ivuze uko niko tubyemeye. Urumva ikibazo? Please, reka tube itorero ryitwa umugeni. Ezerano, itorero rizamura icyubahiro cy'Imana, itorero ryumva ijambo rikarikomeza. Haleluya. Rikarikomeza, ndetse byaba ngombwa ukaribika mu mutima, ukigana Dawudi. Tinibukiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Ndagusezeranije ko ntuzakorwa n'isoni. Siko avuze? Gasubiramo bakumve burya nibajya basoma. Birangiriza ku murongo wa 3. Urubyaro rwabo noya tangira kuwa
haruguru ho gakeya kwa kane harya Kwa kane. nuko bazubaka ahasenyutse bazubura amatongo yabaye mwirare bazayobora kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. That is the revival. Ubwo no buhanuzi kuri revival mujya murira kuko abazemera bakinjira muri uwo muhamagaro Imana bavuga nibo bazahindura amateka. Imana ibanza kubahindurira ikabaha inshingano. Ahepfo yaho ka karindwi kavuze ngo iki cyangwa ni wa gatandatu inaka gatanu iyo abanyamahanga bazatubera abagaragu bazaza muhumure bazaza kuko u Rwanda nirwo ruhanurwa ko rushobora gutangiza ububyutsi. Isi rero izahururize kureba igitangaza kiri mu Rwanda. Yewe nimwihangane nimukomere mwibabazwa n'utuntu kibayibaye ibibayibaye Paul yigeze kuvuga sinzi byari byo ngo kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira. Murashaka iki? Urashaka abapagasi? Ingiya ndani tu abapagasi baraza byanze bikunze. Abashyitsi bazajya baduhingira. Ubuse ntabwo mubireba mwebwe nimurabibona. Ubu ngubu Rwanda nakantu bigwe ariko abashoramari muzabarebe. Baraza nta kundi byagenda. Imana yatangiye kutwereka ibimenyetso by'impinduka ahubwo ntitubizi. Murongo wa 6 ariko mwebweho muzitwa abatambyi bo witeka. Ako niko ari wataye. Ariko mwebweho. Haleluya. Iyo umuntu nahindukiye mugenzi bamubwiye atari ko woweho. Amuhindukiye amubwire izina ry'azaba afite icyo gihe. Washaka warimeninga today. Ariko mwebweho abona agiriye ubwo buntu amufiteho favor. Muzitwa abatambyi b'Uwiteka. Haleluya. Muzitwa abatambyi b'Uwiteka. Hepfo akavuga ngo iki? Ngo abantu bazabita abagaragu b'Imana. Haleluya. Mwahaye Imana icyubahiro. Abantu bazabamenya batabangaba bo sabundi n'abagaragu b'Imana. Hanyuma muzarya ibyo abanyamahanga batunze bazabizana tubiriye tu. Kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Abo baje ari bikomererwa natwe tuzamura icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Amen. Ngaho vuga wa 10 turangize wa 9 na 10. Wa karindwi wacyo uriho. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri. Mwahoze mwumva abahamya hano ibibazo amazu babirukanye imirimo yarabuze buryaga ntimuzarusha abandi kubabara kuko ni kwisi ne mu Rwanda hose. Ariko mwe muraruta bose kuko mufite Imana mufite Kristo ubazirikana. Ariko biri heje ariko ngo abantu mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni muzagererwa kabiri. Multiple. Muzakubirwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa iza kuba kabiri na gatatu n'icumi yabikora. Haleluya. Aho gukorwa n'isoni kuko turi mu mugambi wayo. Urabyumva neza? Urabyumva neza? Ubyanjye ubyeme ariko uri mu mugambi wayo kuko uri ibumba ryo yibumbira ikarishyira hariya nihaza ngo ishambe cyangwa gutera umugeri icyo kibindi cyayo ngo kimeneke izi ko ari ikibindi ari inyo ahubwo izakibungabunga gishyirwemo ibigikwiriye gishyirwemo kibikwemo bikwiriye. Y'amazi y'isoko y'ubugingo adudubiza ava muri twe izo ni containers zizaba ziyabitse. Ntabwo Imana yacu izatureka yatugize igitangazo. Hanyuma murongo wa 8 kuko giye witeka nkunda imanza zitabera nanga kwambura no gukiranirwa no kwambura naho byamagane mu izina rya Yesu ibyira byanga. Kandi nzabitura ibikwiriye iby'ukuri nzasezerana nabo isezerano rihoraho. Ngwazitura iyo mirimo yose uzakora cyangwa iyo ukora n'uyu munsi ukora please uzayiturwa.
ibyo ujya bumva abantu bavuga iyo bashyingura ngo kandi imirimo yabo ngo irabaherekeza, ariko iyo abakiranutse ntirwi baherekeza, ahubwo igerayo automatically n'igihe turi kuri iyi si, kuko ntabwo Imana izarinda kuduha twapfuye. N'uyu munsi irabihindura, n'aka kanya yabigukorera, ikakwambika icyo utigeze wambara, ikakubaka ubugingo bwawe, ikabuhindurira amateka. Today he can do. Murongo wa 9. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga. Ubwo si uwo mugisha urangana uti? Mwinshi. Ukuvuyeho ukirukanka ukajya no kubana ngo bazamenyekana mu mahanga. Ntabwo ari ukujya muri Amerika cyangwa mu Bwongereza cyangwa hehe. Recognition. Ntabwo ari ugupfa kumenya izina, ahubwo kubasobanukirwa, bakabona ko abari abana b'Imana. N'abana babo bazamenywa mu moko, n'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Ni bande bakeneye uwo mugisha? Ni bande bakeneye uwo mugisha? Urwo rubyaro si rwo rubitangira, ahubwo ufite inkomoko. Inkomoko ni kuri mwe. Haleluya. Inkomoko ni kuri mwe, abana babo bakazasingira umugisha wanyu ukomoka kuri mwe. It is a kind of legacy. No murage. No murage. No murage. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mwakire kuruhuka mu mitima. Ndongera kuvuga ngo mwakire kuruhuka mu mutima. Ndakubwira ngo wakire kuruhuka mu mutima. Imana igusezeranya ko icyagukoze isoni cyose ahubwo izagukubira kabiri. Imana baka umutima wawe ngo ugire amahoro, kandi amahoro atarangirira kuri wowe n'umwana n'umwuzukuru kugeza ku iherezo ryaho simbizi igihe cy'Imana. Imana yacu yedekaraye ni data, niko umuhanuzi yabivuze ko ari data, akaba tuzi gahunda zose zitureba. Uko uzi ubigendera umwana wawe, ubikorera umwana wawe, nuko nguko abigukorera. Receive umugambi w'Imana mu bugingo bwawe, akira iby'Imana igufitiye byose. Ndagira ngo muhaguruke buri muntu wese yifurize mugenzi we, amuhobera, amuha ako kantu, hanyuma twakire mutumishi